mugabo yatwaye moto, atwara moto ya mukuru we. Hanyuma mukuru we aza hano nkuko abandi bose bahaza. Ubu ngubu yakoze amakosa kuyizana hano, agomba kuyitwara kwa mukuru we. Je sinarinzi ko uyu nguyu ari umujura cyangwa atari umujura, ntago bindeba. Cyo ndeba nuko azanye moto. Nuvuga ngo jewe rero inkoni yanjye nyitunze mu nzu kizigomba kugenda zikajya kureba ikintu ntongereyeho. Twumvishe ngo hari abandi bantu bazanye magari. Twumvishe ngo hari abantu bazanye magari. Abangabo ngo bameze gute? Izi nzuki kugira ngo nze kumworohereza kubera ko yageze aha ngaha zigomba kuyivaho akayijyaho ayitwaye kubera ko ava kure. Nazimwe ndayijyana nyigezeyo nta kibazo. Kuba atarazi gukuraho ni zembogamizi uri kugira ziri kukurya bimeze bite? Zamwica ariko kandi moto yishyize hasi akayisiga kandi agomba kuyizana. Bumvise ko bimotera inyota akagira icyaka cyo gusubiza ikintu cy'abandi bagikuye. Ariko yo zamuteye inyota zo kuyizana aha ngaha. Igikorwa njewe ndifuza kureba kugira ngo nabarimo gukurikirana izi gahunda babashe kureba neza no gusobanukirwa izi nzuki kuntu zigiye kurekura iyi moto, uyu nguyu nawe asubiza moto kwa nyirayo. Yes, kubarimo kurikirana Big Town TV, uyu munsi tukaba twaje hano kwa Dr. Salongo. Hari ibintu byabereye hano, ni ibintu biteye ubwoba cyane mu byukuri, niyo mpamvu natwe twese tuvuga ngo reka dukurikirane ese ibi bintu bimeze gute. Umujura wa moto bakaba bongeye kumuteza inzuki. Ntabwo turamenya icyabaye, ariko turaza kubimenya mu kanya. Murebe inzuki ni nyinshi cyane zuzuye kuri moto, ni nyinshi cyane nabibabwiye. Ngira ngo murimo kubibona. Dr. Salongo nawe nguyu hano tukaba tumaze kumugeraho. Yes, ntabwo ari ubwa mbere kubona umujura ubwa mbere twarabonye Salongo yafashe umujura wa televiziyo. Uyu munsi moto yuzuye inzuki zakoreshejwe inshuro ya kabiri, ariko ntabwo turamenya bimeze gute. Murimo kubona inzuki ni nyinshi cyane, nanjye natinye no kuhegera kugira ngo aya makuru mbayahereze fresh. Ariko Jaja Salongo nguyu hano nawe araza kutubwira uko bimeze uyu munsi. Bimeze gute Jaja Salongo? Nta kibazo, twihuse cyane, ufite umwanya muto. Uyu mugabo yatwaye moto, atwara moto ya mukuru we. Hanyuma mukuru we aza hano nkuko abandi bose bahaza. Ubu ngubu yakoze amakosa kuyizana hano, agomba kuyitwara kwa mukuru we kubera ko moto igomba gusubira aho yaturutse. Muranyumva neza? Ese n'umujura? Ntabwo ari umujura, ntabwo wamufata nk'umujura ariko si umujura. Ariko jewe ntabwo ibyo biba bindeba. Niba tuvuge wafashe ikintu cy'umuntu, moto siye, icyo nicyo cya mbere. Moto ni ya mukuru we, bafitanye ibibazo ko yamugurije amafaranga. Uyu nibyo asobanuye mu kanya, kuko je namufata nk'igisambo. Ngira ngo nawe yabibabwiye mu kanya, bazabibabwira. Moto rero mukuru we yayimwambuye, uyu yagiye kuyimutira amubeshya. Arangije amafaranga ngo yari yamugurije amafaranga 500. Amafaranga 500 uyu nguyu yatari yamusubiza. Nako uriya mukuru yatari yamusubiza, uyu nguyu yabona guprofita moto arayitwara. Kandi yayimutiye ngo ayimarane iminsi, yarayimaranye hafi amezi 2. Umuntu uraza kumurangira kwa Salongo aza aha ngaha. Je sinarinzi ko uyu nguyu ari umujura cyangwa atari umujura, ntago bindeba. Cyo ndeba nuko azanye moto ubagiye guhita yisubiza kwa nyirayo, ntago agomba kuyizana aha ngaha. Byamujemo ko agomba kuyizana aha ngaha, ariko agomba kuyisubiza kwa nyirayo. We yabonye moto ayifite inzuki zimujeho zimumereye nabi, ahita zijya kuri moto zimutegeka ko agomba kuyizana aha ngaha. Ukuvuga ngo rero agomba gufata inzuki, nako agomba gufata moto akayisubiza kwa nyirayo. Yamara kuyisubiza kwa nyirayo, inzuki zigasubira iyo zari zibereye, aho ziba zirimo guhova ubuki, aho zirimo muhonga mu bihuru, aho ngaho ari ho hose, uko inzuki ziba ziri ahantu hose. Nuvuga ngo jewe rero inkoni yanjye nyitunze mu nzuki zigomba kugenda zikajya kureba ikintu ntongereyeho.
hanyuma Sarongo ushobora kutubwira nubuhe buryo ushobora gukoresha hanyuma umuntu wibwe agasubizwa ibintu bye kandi akabisubizwa mu gihe kidatinze? ubwo buryo ntabwo bukureba wowe nk'umunyamakuru. Uburyo bwanjye nzi maze igihe sigo bwa mbere mu nkoresheje za interview nababwiye ko icyo ngomba gukorera umuntu ari cyo umuntu ansabye. Iyo umuntu ansabye ngo ikintu cyanjye cyabuze ntabwo giye ndi polisi, nababwiye ko icyo ngomba gukora ndunganira cyangwa se nkoresheje imbaraga za gakondo. Ngomba gufasha umuntu wagize ikibazo kuko abazura ni benshi mu isi, mu Rwanda no hanze y'igihugu. Abazi Sarongo rero baranze ubwo buryo rero wikirirwa bumbaza kuko giye njya buzi. Ubwo wowe niba ufite ikibazo kifitanye n'ibingibi bisa n'ibingibi ugomba kuza ukabinsaba ukabimbwira. Uburyo bwa gakondo ni bwinshi cyane. Hari uruhereko, hari ukuba inzuki, hari n'ibimonyo bishobora kuza, intozi zakuzaho, inzuki zakuzaho, ni uburyo bwinshi cyane. No kuvuga ngo rero ubwo buryo bwanjye ntabwo bukureba wowe, reba ibyawe. Aha ni Nyamata. Uyu muntu yibye moto ryari yabikugejejeho mu gihe kingana gite, ayigaruje mu gihe kingana gite? Ayashize icyumweru ajanga, ariko nakubwiye ko uyu nguyu ari murumuna we umutwaye, bafitanye ibibazo by'amafaranga, yitiza moto ye kigege namufashe nk'umujura. So agomba rero kuyisubiza. Ubu ngubu ngiye kumutegeka agomba kuyisubiza kugira ngo inzuki zikora iki, zibone kuva kuri no moto. Ntabwo ubu ngubu ushobora kumurekura, nshobora kuva kuri moto ngo zirekure. So ubwo rero nukuvuga ngo icyo ngomba gukora jewe nuko ngomba kumufasha kugira ngo nyirayo abone moto hanyuma ibindi bazabyumvikanira. Turi kubireba nonaha kandi turi kubyibonera n'amaso yacu, ariko hari abantu bavuga bati bya bintu byo kugihereko, gushyira umuntu kugihereko ne ibintu by'amakabya nkuru. Sarongo ashobora kuba tubeshya, ese Sarongo ariho cyangwa ni ibintu batubeshya? Nubuhe butumwa ushobora kugenera abantu bashobora gukeka ko ibyo ukora bishobora kuba atari byo, wenda ari ya miteka mitwe, ukanabagira nihe nama kugira ngo byibuze abashobora kwibwa bajye bakugana? Ntabwo ushobora guteka imitwe uri hagati mu nzuki zikujyaho zikurya. Yewe aka kanya inzuki zirimo ziriho zirangendaho murabibona. Ukuba mu nzuki ziranyumvira, mwazitegetse nkazibira ngo ugende mu nkuru y'ikindi kiziragikora. Ndugu yangu, inzuki ntabwo ari akako kugomba gukinisha. Ngo kujye kujisho ukugendeho utakurya. Ntabwo rero ari ibintu byo gupfa gukinisha. Ntabwo inzuki wavugana nazo ngo mugende mu nkorere deal. Urumva? Mugende mu nkorere deal umuyirangize, ni murangiza muze mbahembe. Niyo mpamvu rero giye mbabwira ko imbaraga zanjye zitabo zikomora. Sogokuru wanjye yanyigishije ikintu cyitwa gakondo, ndakimenya nta kindi. Ibindi bibazo byose nimwongezongera kwimbaza ko maze igihe kirekire mbasobanura bino bintu. Yes, Mr. Sarongo, ntabwo ari bwa mbere warabikoze, umuribye televiziyo, uyu munsi wongeye gukora kuri iyi moto. Ibi ngibi by'imoto byabaye mu masanga cyangwa mu gihe kingana gute kuva iyi moto? Ngira ngo umuntu wabanje kubimenya ni umunyamakuru wo ku gihe nanjye niwe wamamagaye. Niwe wabanje kubimenya ko nari maze iminsi uyu muntu antesha umutwe. Nyiri moto yaratanze ikirego iwanjye, ngeze aho ndarakara namwe, ariko kubera icyo unesha umutwe kandi n'amafaranga wampaye ari make, ndangiza avuga nti okay reka mbikore imoto y'abandi garuke. Hanyuma wo kugiye rero amaze kubimenya ko yarampamagaye hari abarwayi bari baramubajije numero yanjye, ampamagaye abimbaza, ndambwira nti ahubwo hari n'ibindi byinshi mba ngikora. Mu kanya hari n'imoto bagiye kuzana izeho inzuki, uko nayibona ko igiye kuzanya, nibwo namwe yababwiye. Sinzi uko byagenze n'ukuntu mwavuganye. Yes, ngiye kugira ngo gere hano hantu umunyamakuru wo ku gihe yamamagaye, arambwiye ngo Bakti hari ikintu kigiye kubera hano, za nzuki bongeye baraziteza umuntu. Naje hano tutegereza. Bakti kwanza wewe wanyine kenshi ubushize warabibonye. Ubushize nabibonye. Yeah. Naberetse hari ukuntu ibintu bigaruka, abantu bano mfite ibintu by'abantu hano byinshi. Ngira ngo wenda mbikomerezeho kugira ngo mubyumve. Mfite amateleviziyo y'abantu banze kunyishyura amafaranga yabo. Yanjye amateleviziyo yabo ari hano, urumva? Mfite amatelefone hariya menshi, urumva? Y'abantu, harimo n'amatelefone y'abakozi ba leta. Amatelefone bajya baha abantu muraza kuyabona y'ama iPad, urumva? Babaha abantu banze bakayabika. Banze kunyishyura amafaranga yanjye asigaye ngo baze batware ibintu byabo, kuko ikintu jyawe nagukoreye gahunda
amafaranga yasigaye ntuyanzanire ugomba kunzanira cya kintu nkagifatira bakunzanira ibintu byanjye nzaniye amafaranga yanjye mukwiye kwirirwa mumbaza ibibazo byinshi kuko murabizi ko Sarongo akora ubushize warabibonye barabibonye mu bice bitandukanye ntabwo nshaka gusobanurira ibintu byinshi ahubwo icyo mugomba kubwira bano bantu mfite ibintu byabo mubwire baze babirebe aya matelefone muyarebe murebemo amatelefone yanyu muzaze muyafate hano harimo televiziyo ya flat nini ni bagiye ubwoko bwayo ndaza kubureba hari n'indi televiziyo ntoya ya Hisense hari iPad hari amagare hari n'igare rishaje urumva hari n'igare rindi rya sport urumva harimo amabatiri y'imodoka z'abandi urumva kwa kundi abantu basanga imodoka mu bipango bagacokuramo amabatiri bakajya kugurisha urumva ibyo byose mwabibonye nabiberetse kugira ngo banyirabyo bazi impamvu myerekana niki impamvu itangazamakuru nkuko nguko muza no kugira ngo abantu babone n'ibintu byabo birirwa bansaba kandi bimwe biri aha ngaha urumva bazaze bafata ibintu byabo bazana amafaranga ikindi bamubone ko ibintu bishoboka ese jaja izi nzuki kugira ngo zive kuri moto bizagenda gute cyangwa biba bimeze gute izi nzuki kugira ngo zive kuri moto zigomba kuyivaho uko isubiye mu maboko ya nyirayo okay uyu muntu ufite moto umusore agomba gusubiza urabona afite n'ubwoba yarazi ko wenda najya imbere ya Sarongo ari bupfe agomba gusubiza moto mukuru we yamara gusubiza moto mukuru we 500 uyu nguyu yambwiye ngo mukuru we yamugurije babyumvikanira bakorana amasezerano yazayimuhera ariko abanza asubize moto wampaye akazi jewe nta ngaruka bishobora kumugeraho wenda nyuma yuko wenda ubushize inzuki zari zagiye ku mutwe w'umujura ariko uyu munsi turabona ko zagiye kuri moto kubera icyo bikoze gutya cyangwa imodoka n'undi naziteje mu gihe cyashize imodoka no bango ibintu bibaho kenshi no imodoka ivatiri bazayigiye barayigarura urumva umuntu nawe yari yayihaye umuntu abandi bamakwe agutiza imodoka ye ukayitwara yayigutije warangiza ukayigurisha cyangwa ugashaka kuyigurisha cyangwa kuyimarana iminsi myinshi numarana ikintu cy'umuntu igihe mutavuganye akaza kukundega unza gufata nk'umujura hanyuma Sarongo ni wenda ni ibiki bindi umuntu utakuza ashobora kukumenyeraho akavuga Sarongo afite Sarongo nzwi mu bintu byinshi mu kuvura nyabingi mu kuvura amahembe mu kuvura abahinamiranye mu kuvura abarwayi batandukanye no kuvuga ngo rero Sarongo ntabwo ari ibingi byonyine nkora akenshi abantu ndikabuhariwe mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye nkunda kubabwira abantu barwaye mu bice bitandukanye by'isi ko niba urwaye indwara ukajya kwa kizungu ugasanga iyo ndwara ntibayivura bakayishaka bakayibura menya ko iyo kwa gakondo ugomba kwiruka kujya kwa Sarongo niba umwana wawe yafashwe n'ibintu ukajya kwa muganga wa kizungu bakabura indwara bagasanga afite umuriro kandi ntawe afite menya ngo arwaye gakondo imyuka mibi abavuga ko ukoresha imbaraga za shitani bo ushobora ko nabasazi nabarwayi nabo bande ibyo ngibyo nagura cyangwa kuboza Sarongo ubu ngubu nge ndashaka ko tumenya by'iyi moto uyu mugabo uratwemerera Sarongo kugira ngo tumuganirize umuganirize nta kibazo yego tumura kugira ubwoba wihangane ntugire ubwoba wakuzanye n'uwagufatishije atubwiye ko nta bwoba nta n'ingaruka byakugeraho watangira utwibwira wakongera ijwi Elisa Manuel hanyuma tubwire tukubonye hano uzanye moto Bugesera uvuka hehe ino moto wari wayibiye hehe wari wageranye ikihe kibazo n'umuvandimwe sa nkaho tubwire umugore napfa kumuramo ongerijwe umugore napfa kumuramo naje kugira watu wari ukavuga cyane kugira ngo tubyumve neza ngo byagenze gute Grand frère wawe yaguhaye moto urya umunyenga uhita uyijyana tukiri aho inzuki wazibonye ziri kuri moto wabwiwe n'iki cyangwa byagenze bite kugira ngo iyi moto uyizane kwa Sarongo umenye ko ariho ukwiye kuyigeza
kuko numvaga yuko abantu usanzwe nyine bino bintu bakunda kubikora nahise nibwira ko nta musiga nambwa nta kintu yahise ntekereza numva ko nyine Salomo ari nyine yaneje Salomo. Tukiri aho kubona inzuki wibye moto cyangwa wayitije hanyuma ukabona inzuki zije kuri moto kandi moto wari ufite nta n'isazi isazi yariri kuri iyo moto wabyakire gute byagenze bite ukimara kubona inzuki ari nyinshi cyangwa zatangiye kuza gute kuzura kuri iyi moto yawe gute zagiye za abantu zikuza n'ibindi byose zose byari amasaha ngapi? Saa 12 za mu gitondo izikomeza kukuzura kuri moto yawe. Ako kanya wahise utekereza ko ari ibirozi cyangwa hari ibintu bidasanzwe cyangwa se umva ko ari ibintu bisanzwe tu? Arimbwiraga mukuru wanjye akambwira ati byanze bikunze umushangore mutonde amafasi nzabwo yarutangongera cyangwa ngiye kujyana kwa Salomo banye nayo n'undi mazi ugatuma kujyana n'undi mwiza. Hanyuma uretse kuba wazanye moto kwa Salomo mbere yo kuyizana hari ibintu byakuje mu mutwe ukajya wumva izina Salomo ukumva hari ibintu wenda biguhatira kuyizana hano byagenze bite kugira ngo uyiyobore hano? N'ahandi hantu batekereza ko ibintu bikurimo binakuvugisha cyane. Ubu umeze gute rero muri wowe? Ibyakuvugishaga gute? Nza n'imoto. Ugarura moto Nutayigarura biragenda bite? Ngarura birabi cyane. Uwo muhanda waciyemo waje uri kwitwara cyangwa uri kwisunika kuko ndimo kwibaza izi nzuki zuzuye gutya kuri moto wayizanye gute? Imbaga wabonaze ko no kuyatsa so mu mutima wawe iyi moto wari wayibye? Ni nko gufatira mukuru wawe nawe ntamufatira. Wari wamufatiriye hanyuma ubu nyuma yuko uyinyishije wenda mu rugo rwa Salomo mu mubiri wawe umeze gute? Ndakeka bitandukanye na mbere. Ubu umeze gute? Maze neza ngo abantu bari baje bakora amagare n'ikintu bayazanye bagiye n'ikintu kumva nagare twumvishe ngo hari abandi bantu bazanye amagare. Twumvishe ngo hari abantu bazanye amagare. Jaja abangaba ngo bameze gute? Jaja abasekirite babonye bazanye amagare y'abandi bari baratwaye. Nayo bayibye? Sanga aho bitubwira. Muze hano kwanza. Niborere mubareke jya mutwara hariya twara hariya. Kwanza turangize ni inzuki kuko twara hariya batwara hariya yijya mu nzu. Hanyuma mu gihe turi muri iyi nkuru y'inzuki haje abajura ba moto b'amagare nabo ni ikibazo jya fata no gatoya. Uyu muntu nifuza ko umuganiriza nk'umuntu wari wafatiranye ikintu kitari icye. Sinzi ikintu ibintu byose byahabera hano ntabwo bibareba mwebwe abanyamakuru. Akantu kose mu mushaka gufata biriya mu byihorere muri byabazanye ibingibi ibihe twihorera biriya by'amagare mubonye ibera hanga hani byinshi mukanya babazanye n'abarwayi mujye kubombika ama telefone yanyu n'amakamera ntabwo mbishaka. Umva musore wowe icyo nkubwira moto uyisubize nyirayo sibyo hanyuma iby'amafaranga bavuze mu byumvikaneho azagusinyira igihe azayaguhera cyangwa nawe uzaza umurege ku giti cyawe ko yakwiyambuye amafaranga yawe. Urumva kuko n'umuntu yakwambuye urumva amafaranga yawe ufite uburenganzira bwo kumundegera. Urumva bidashoboye kujya kubwumvikana nawe. Urumva iyo niyo nama nkugiriye wowe nawe nk'uko yaje ahangaha kuko sinarenze ibibazo mufitanye. Amafaranga 500 yanga ko yagusubiza nawe uzaza umundegere. Ninza ngasanga yafite nawe azagusubiza amafaranga yawe aho kugira ngo wihorere utwara moto ye kugira ngo umwihimure kuko moto ye niba afite umuryango ntafite umugore. Afite umugore n'abana babiri. Afite umugore n'abana babiri. Afite umugore n'abana babiri wenda iyi moto niyo yari batunze. Urumva? Moto niyo yari batunze ntabwo wayitwara ngo nawe ujye kuyifatira. Agiye no kurega mu mategeko ya leta baguhana ko atwaye ikintu cyundi kubera ko igira mutshitsi iyi madigadi yakorega ko moto ye wayangije ugasanga uranafunze. Ariko Salomo tukiri aho iyi mpano
watangiye kuyigira ryari Waretse hanyuma kumbaza ibibazo kuva byinshi. igihe byibuze wenda ugejeje muri iki gihe ni nk'abantu bangaho umaze kugaruriza ibintu byabo bibwe? abantu si ubu babara koko bararenga miliyoni imwe se ni nyinshi ntabwo nabara. nje ndi kumva ibyo ntabwo ari ngombwa aka kanya ikiri ngombwa ese biraza kugenda gute izi nzuki zirava kuri iyi moto cyangwa izi nzuki kugira ngo nze kumworohereza kubera ko yageze ahangaha zigomba kuyivaho akayijyaho ayitwaye kubera ko ava kure. Zigomba kuyivaho kubera ko yageze ahangaha. Ariko aramutse ayongeye akayitwara ntayigeze kwa nyirayo sibyo ubu ni uburyo bwo gufasha nire kuzitware uzigezeyo cyangwa uzuyisunika nkuko waje uyisunika kuko ntago wayikuyigendaho uzayifashe no ku mapine kuri ape ntabwo ubwo zinkurira ndayijyana nyuma waruvuze nazinkurira ndayijyana nyigezeyo nta kibazo. Kuba atarazi gukuraho ni izihe mbogamizi uri kugira ziri kukurya bimeze bite? Ntabwo ziri kunye. nta n'uruki na rumwe rwakuriye uyu munsi ugomba kumurya tereka nazimuteze zamuriye zamwica uko zimuteje ngo zimurye ntabwo ngewe Sarongo ntabwo n'umugizi wa nabi. Hari n'abantu bajya baza babarokore bansaba service nk'izi akambwira ngo Sarongo giye ko nashaka iki ngiki ariko ntinya ko ibyawe byazangiraho ingaruka. Yewe nshaka ko umuntu yihana gahinduka, shaka ko umurozi uroga abantu yihana gahinduka. Uvuze ibijyanye no guhinduka nibuka ko mu minsi yashize twumvishe ko ngo na za kiliziya hari abantu bashakaga kukurahiza bashakaga ko uba umuyoboke wasanga aho bitubwiraho Sarongo bimeze bite n'ibiki byinshi nyuma sanga aho bitangira ibyo ngibyo bya kiliziya ntuze uzabishakira ibyaje ikiganiro cyabyo ibyo wumva ibyo bijyanye n'imyemerere yanjye n'indi myemerere y'abanyamadini uzabishakira umunsi. Ariko icyo nashaka kuvuga ko je ntari umugome. Uyu muntu inzuki zitangiye kumurya zikamudomagura zamwica ariko kandi moto yishyize hasi akayisiga kandi agomba kuyizana. Bumvise ko bimotera inyota akagira icyaka cyo gusubiza ikintu cy'abandi bagikuye ariko yo zamuteye inyota zo kuyizana ahangaha kugira ngo nanjye nyiboneho biterwa nuko yabyutsa akabyumva. Ariko ubundi akakanya ikintu musaba nuko asubizayo moto kwa nyirayo kubera ko umujuru ubundi kintu agitwara iyo gituruka. Nta muntu abantu bajya bakwambura harimo n'abakozi niye nama wabagira inama nabagira nuko batazajya banyambura amafaranga mba navunitse imbaraga kugira ngo ihaguruke igende ije kuzana ikintu cyawe mba nakoresha imbaraga nyinshi cyane. Ntabwo rero nkeneye ko kugira ngo nundi muntu aze kubona umuti cyangwa aze kubona imbaraga ihaguruka ajya kuzana ikintu nuko mba nabonye n'utwo dufaranga numvikanye n'umuntu. Abakwambaye bigenda ntabwo mbaca menshi nabo barabizi ariko noneho iyo banyambuye akabura ubwishyu bya bintu bye nazanye mbigagaruka nkabishyira hari iwanjye. Niba ari amafaranga yabagarutse ngomba kuyakwambura nkazayaguha ari uko wamaze kunyishyura yanjye kuko ugiye ukayakoresha ibyawe yemba ndi mu gihombo urumva ntabwo nakorohera rero. So niyo mpamvu mbasaba kugira kumbaza ibibazo byinshi ndabona burimo burira hari n'abandi bantu mubonye ngomba kujya kwitaho hariya. Igikorwa ngewe ndifuza kureba kugira ngo nabarimo gukurikirana izi gahunda babashe kureba neza no gusobanukirwa izi nzuki kuntu zigiye kurekura iyi moto uyu nguyu nawe asubiza moto kwa nyirayo. Nicyo kigiye gukurikiraho. Yes ibyo ngibyo turimo kwifuza kureba ku barimo gukurikirana Big Sound TV aka kanya. Bwa kabiri Sarongo yateje inzuki noneho umujura wa moto yagaruye moto. Ubu ngubu Sarongo akaba agiye gukora ibyo asanzwe akora kugira ngo izi nzuki zibashe kuva kuri iyi moto uyu nguyu nawe moto ayisubize nyirayo. Iki gikorwa reka tugikurikirane ku bantu barimo gukurikirana Big Town TV aka kanya. Yes ngengo murimo kubona Jaja Sarongo ari ibintu arimo gukora no kugira ngo izi nzuki zibashe kuva kuri iyo moto. Turi kubibona cyane. Yes urumva ibi bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe sinzi ibintu ari gukora. Ni ibintu bitangaje Bakti ntago wabona umuntu ari kwirukana inzuki gutya ugire ngo ni ibintu bishoboka cyangwa ni ibintu bishobora gukorwa na buri wese. Ubwa mbere twagize ko ari agakino cyangwa ibice ariko uyu munsi ibintu ndimo kwibonera none ntabwo ari ibintu bisanzwe. Reba yankoni ya Sarongo akaba arimo kwizamura inzuki ni nyinshi cyane sinzi niba murimo kuzibona kuri kamera. Hoya cyane biranagaragara no kuri moto uri kureba ko itara ritari kugaragara na cya cyuma gifasha amahembe gukata uri kubona ko kitari kugaragara. Inzuki ziruze kandi ni nyinshi cyane. Murimo kubona inzuki ni nyinshi cyane hejuru. Sarongo nawe aracyarimo gukomeza gahunda ze kuri moto ndabona ziri kugenda zigabanuka.
nanjye Baxi uko ndi kubibona ndi kubona kuri rya tara riri kugenda rigaragara uri kubona ko inzuki ziri kugenda zigabanuka inkoni ya Salongo arimo kwizamura kuriya inzuki nazo zikagenda zigabanuka murebe ngo murimo kwirebera namwe abarimo gukurikirana Big Town TV reba uyu muti pararenze rwose nanjye nabifataga nka ari ibintu by'amagambo sinzi wo kubibona iriya nkoni ye sinzi ibintu abarimo kwikoresha reba nawe reba inzuki ziri kugenda urabona yambaye inkoni kera twazitaga iz'abashumba cyangwa iz'abanyankore sinzi uri kubona ibi bintu akora bidafite reba itara riri kugaragara ubu ngubu inzuki zari zafunze itara ryose bashobora kutwereka bari gufata amashusho nge ndi kubona iriya nkoni ya Salongo zirimo kuzamuka azamura inkoni inzuki zikagenda zizamuka reba uyu mutipa afite ibintu bidasanzwe sinzi ubu kuvuga ngo igikorwa nakoraga ndagishoje inzuki zo zagenda zisubira iyo zaturutse mu kanya zashizemo neza kanya iraba moto ikeye ngira ngo mwazona ko zari nyinshi uriya muhungu aracyafite ubwoba ariko nahumure mu kanya aratwara moto imeze neza nuko ubu ngubu burimo kwira iminota nk'itanu nta ruyuki na rumwe mwaza kongera kubona kuri no moto uyu mutipe uyu musore yarasanzwe ameze gute n'umuntu waganiraga cyangwa n'ubundi n'umuntu ye ntago mbizi se mbana nawe kubona ko acecetse cyane cyangwa inzuki nizimara kugenda n'ubwoba gaciye bugufi je ntago n'ubwoba nje namubonye afite mu bwoba cyane ariko inzuki ziri kugenda zigabanuka bose bari kumeze gute nanjye umva Salongo nanjye ubu nagutinye sinzi ko dushobora kwicara wahejeje ikamera y'abandi nukamara n'icyumweru ubu nanjye nzaguhamagare nkubwire abantu banwaye laptop inzuki ziri kugenda mu by'ukuri reba moto none hiragaragara ziragenda zikurikirana ko zaje rumwe rugenda ko ntiyababwiye ko habanje kubona inzuki ebyiri yababwiye ko habanje kubona inzuki ebyiri rumwe ebyiri eshatu agiye kubona zibaye ibihumbi n'ibihumbi no kuvuga ngo rero n'ubu ziho ziragenda rumwe ku rundi hari abajya bavuga ngo urabona ngo inzuki ngo umuntu amenyerana nazo gute mwigeze mubona iriya moto nyifataho ngo nzihungure cyangwa iki ntabwo twabibonye rwose ni hariya uriya muhungu ahari ni hariya inzuki ko zigenda zisubira iyo zazuye nimumbaze ngo inzuki ziba hehe inzuki ziba ahantu hose inzuki ziba mu ndabyo inzuki ziba mu biti inzuki ziba mu mitiba aho hose haba hari inzuki zanjye aho uzahurira nazo rero nubwo zaba ari i Burayi nubwo aba ari muri Amerika inzuki zirahari kuvuga ngo uri kure zigomba kuza abari kuri kamera nje ngo murimo kubibona mu kanya gatoya kanya gashize ntabwo nari kwegera hano kuko inzuki zari zuzuye hano hose ariko ubu ngubu murimo kubibona inyuma ya Salongo gutunga inkoni ye inzuki zirimo kwigendera akangaka ntabwo kari bukurye ntabwo kari bukurye ubu ngubu ibi bintu ubifata gute bifata nk'umuntu gabanya ubwoba nta kibazo inzuki muri kamera nta kibazo inzuki bazirukanye kubera ubu ngubu ndatekanye ukuntu ngiye kuba natanga sura mu rugo ni iyihe nama ushobora kugira abandi bantu bose bashobora kugira ingeso yo kwitiza icyundi cyangwa kwiba ni ukwitiza iby'abandi kandi hari ubuyobozi ugomba kujya ku buyobozi ko nanjye kosa nyine ryambayeho kubera nyine ndanasaba n'imbabazi pe ku byambaye uyu munsi cyangwa n'igihe kizaza nzajya negera ubuyobozi mbaganiriza inzuki ukuntu zatangiye kugenda wabibonye gute inzuki nawe ubwawe zibonye zagutera ubwoba kuko byonyine nanjye numvaga ninza ubwoba nari mfite bwari bukabije ubwo numvaga byanze bikunze nanamuhamagara akaza agafata moto ye noneho kubera ubu ngubu ngiye kuyimushyira kubera Imana yicareho moto turebe gahunda tukaba tujye kwisoza inzuki ziri kugenda zishyira kuri moto n'izisigaye ni nkeya cyane ubu ngubu atsa moto yawe turebe ukuntu yayizanye ari kwisunika ariko agiye kwigarura ayitwara inzuki nazo ziri kugenda zishyiraho kugira ngo murimo kwirebera namwe abarimo gukurikirana izi gahunda ye baba we moto yanze no kwaka yes ngira ngo murimo kubibona moto ubu ngubu akaba ajya kwitahana za nzuki zashize kuri moto ibi ni ibintu bidasanzwe ngira ngo murimo kwirebera namwe imeze neza rwose yes hano niho tukaba tujye gusoreza inkuru aha ni naho turangije
yacu uko bigaragara urabona ko wa musore wari witije moto ya mukuru we ariko agatezwa inzuki n'umuganga Sarongo yongeye kumugeraho Sarongo akamukemurira ikibazo hanyuma uno musore akemera ko agomba kumusubiza amafaranga y'ibihumbi 500 nawe akahabwa ububasha bwo kuba moto yakongera akayisubiza mukuru we nta kibazo bati nuko nguko bimeze. Until next time na kindi turi burenzeho reka tuyisoreze hano. Urakoze cyane.